Barafinda tugwaye ikaze. Nanjye ndaryakiriye kandi ndyakiranye yombi. Muri iyi minsi uherereye hehe? Mherereye mu gihugu hose, ariko yo ndi mu gihugu hose ngaragara no ku isi hose kuko nkora gahoro, bikasobanuka cyane bikumvikana cyane ku rwego mpuzamahanga. Noneho ndi hano mu birindiro by'iwacu Kanombe aho ngiye kuzubaka perezidansi y'Abaruda. Uzubaka ryari? Mu bihe biri imbere bitari byakure, ni vuba na bwangu. Inkoko niyo ngoma, hasigaye ikintu kimwe cyonyine ubundi inyubako ihatangire haguruke. Icyo ni iki? Ni ikihe? Kibura kugira ngo birumvikana n'itariki isigaye gusa birumvikana. Wenda umuntu yatangira kubaza aka kanya Ruda, umuntu wenda utayisobanukiwe wamusobanura ubundi Ruda ni iki? Ruda ni ishaka rya politike nyarwanda ryiza cyane rigizwe n'inyuguti 5 z'akaboko k'iburyo. Ni ukuvuga buri rutoki rufite icyo ruhagarariye. Ni Rwanda Revolutionary United. Urabona ko abantu bose United Democratic Advancers, Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers. Niyo mpamvu ubona tuhabana ikiganza cy'amahoro gusa. Bityo rero ni muri uru rwego Ruda ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Niyo mpamvu rero bose barikunze, kuko nashoboye kwandika ibyo bitabo 3 byose birengera abantu bose bo ku isi, ariko iki ni kirengera abanyarwanda ku bw'umwihariko. Icyo cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rwa Afurika, aho nifuza u Rwanda kurugira umurwa mukuru wa Afurika. Hanyuma icyo cy'impamvu nziza nyinshi 20 Afurika tukazayigira umurwa mukuru w'isi. Nibwo busobanuro muri make nabaha. Mu ncamake icyo gitabo ufite umuntu kigikubiyemo iki mu ncamake? Mu ncamake ku musogongero uri hano ku ruhu rubanza, ni ukukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda, kuko twabuhawe n'Uwiteka ku buntu tutaguze tutanaguranye, kuko tuguranye n'Imana yaduhenda nta nubwo yaduhendahenda. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ugukuraho imisoro ku amazu dusanga ari igicumbi cy'umwana w'umunyarwanda avukiramo agakira cyagakena ariko agira hataha. Iyo atazabura hataha agasanga araye muri boridire cyangwa hirya no hino ku gasozi, inzego z'umutekano zikaba zamusanga zikamufata nk'izererezi zikamujyana kumufunga. Noneho ugasanga barimo kumutungisha ya misoro yaba abandi basoze, ugasanga noneho ubukungu bw'igihugu no kwinyuraguramo, kandi nyamara atari byo. Ayo mafaranga barya bakabaye bayubakamo ibindi bikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro, amasoko n'amasoko y'ibikorwa remezo. Bityo rero aho tugatsinda ubukene, igitego cy'umutwe nicyo hasi. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero iyo ni impamvu ikomeye. Nanone ifite iyindi yunganira gukuriraho abana imisoro kuri minerivare. Abana amashuri abanza n'ayisumbuye bakigira ubuntu, kaminuza bakagabanyirizwa, bose bakiga. Kubw'iyo mpamvu rero kaminuza bagabanyirizwa, bose baravuye mu mashuri abanza n'ayisumbuye bigira ku buntu, kaminuza bakagabanyirizwa. Noneho ugasanga uburere n'uburezi bw'igihugu bukwiriye muri bose, abantu bose abanyarwanda bakiga bakagera ku rwego rwo kuvumbura, bakitandukanya no kuvumbukana. Hanyuma tukazagira umusaruro mwinshi, tukihaza imbere mu gihugu, tugahaza n'amasoko mpuzamahanga. None u Rwanda rwaba umurwa mukuru wa Afurika kikaba igitego cy'umutwe nicyo hasi ku rwego mpuzamakungu. Yego. Rero kuvuga ko abakobwa bose muzabashakira abagabo, ibyo bintu bigeze ubikoraho ubundi bigeze? Birumvikana, iyo niyo ntego yacu y'Abaruda. Nanone nkaha kuri uwo murongo w'izo mpamvu, nk'uko nakubwiye ngo impamvu z'Abaruda aba ari umuba w'impamvu.
tuba dusohororamo nkeya. Ni muri uru rwego niyo y'abakobwa gushingira abenegihugu ni ngombwa, kuko leta niwe mubyeyi uba warabyaye abenegihugu hungu na kobwa. Rero kubashingira ni intego ikomeye cyane kuri konte ya leta. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero RUDA twe tuzabashingira twamaze kurahira, twafashe ku ibendera ry'igihugu. Ubwo nibwo tuzatangira imirimo yacu yo gushingira abanyarwanda n'abanyarwandakazi kuri konte ya leta, tugaca umuco wo kugumirwa mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma bamarana imyaka 10 tukabaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza yo kurwubaka, bakongera indi myaka 10 tukabongera indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka. Bityo rero divorce tukaba tuyitsinze icy'umutwe nicyo hasi. Nanone ubwo abanyarwanda tukaba tugize ikuzo ku rwego mpuzamahanga, hanyuma n'isi yose kazi katwigiraho mu mishingirire, mu gushingira bene gihugu no kububakira ingo zigahama hamwe. Noneho abana bato bakura bagasanga iyo misigasirire y'imyubakire y'ingo nyarwanda ikakwirakwizwa mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika no ku isi yose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane rero abakobwa bashonje bahishiwe, kandi nabo divorce yari yaratandukanyije mu leta zose zatubanzirize, bose tuzabasubiranya, ababyeyi bongere babane n'abana babo. Noneho abantu bose bagiye bamarana imyaka 10 tubahe izo mpamyabumenyi. Muri abo bari baratandukanyijwe, abazaba barabigezeho nabo tuzabaha impamyabumenyi tubasubiranye. Dukunze kubona wambaye ingofero, isobanuye kuri wowe? Iyo ngofero ni akataraboneka, ni umutungo bwite nahawe, birumvikana na sogokuru wanjye yawusigiye ababyeyi banjye ubwo nari naragiye ahantu kure, noneho atakiriho n'ababyeyi atakiriho, ariko ajya kuva mu mwuka asiga ayibaraze ngo bazayihe n'umwuzukuru wazabura ari umuntu wakataraboneka. Birumvikana papa nawe atakiriho, ariko icyo gihe asiga nawe abivuze ko ninjye ugomba kuzayitunga mu buzima bwanjye, kuko nyogokuru yasize avuze ko ngomba kuzarengera abanyarwanda mu myaka iri imbere, kuko nijye mwana uzacyura n'impunzi zose zizaba mu mahanga, nkazicyura nkazambutsa imipaka y'u Rwanda, bakaza u Rwanda rugatengamara, abanyarwanda bagatengamara mu Rwanda rwabo rwakataraboneka. Niyo mpamvu ubona ari uruziga, ari ingofero, ari umuzenguruko nk'ukwezi gukuze, nk'idarapo y'abaruda n'ikirangantego cy'abaruda. Ni umuzenguruko ubirebye neza hano ku rupapuro ushobora kubibona neza, no kwidarapo aha ngiki kirangantego cy'abaruda. Noneho wabona n'idarapo ry'abaruda naryo yurirebye ukaryitegereza neza, naryo nuko naryo ni ububumbi. Bityo rero niyo mpamvu za mpamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'isi bihwana neza n'umuzenguruko w'ingofero ya RUDA n'ikirangantego cy'abaruda. Byose ugiye byitegereza ni umuti wakozwe n'Uwiteka, ntabwo ari umuti usanzwe. Niyo mpamvu RUDA yakunzwe ku rwego mpuzamahanga. Turi kumwe n'umutambukanyi wawe, wenda nawe reka tuganire nawe agenda tubwira kuri imwe bimwerekeyeho ndetse n'ubuzima bwanyu. Watangira wenda wibwira abakurikiranye BTN muri aka kanya. Muraho neza abanyamakuru, rwose ubuzima buragenda neza kandi turishimye rwose. Urwego tugezemo ni rwiza cyane, kuko abaruda n'abarudakazi barakunzwe, kandi namwe abanyamakuru turabakunda cyane. Nawe uri umurudakazi niwe yabayoboye? Nanjye ndi umurudakazi. Ni first lady birumvikana. Watangira wenda tubwira amazina yawe asanzwe? Banyita Mukanaho Marie Louise, nkaba ndi umumama, mfite umugabo umwe n'abana 10. Ubwo rero ibitsina byombi, abakobwa 5 n'abahungu 5. Ubwo rero urumva ko turi abantu bakataraboneka. Iyo ubona mu by'abana bitsina abana 10 bitsina bitandukanye bingana kandi ubona bisobanura iki ku muryango wanyu?
bisobanura hungu na kobwa. Imana yaremye umugabo ikarema n'abakobwa. Bisobanura uburinganire mu kiremwa muntu, ku rwego haba mu rwego rwo kwiga ni uburinganire, mu rwego rw'akazi ni uburinganire, mu rwego rw'ubumenyi n'ubushakashatsi ni uburinganire, mu rwego rw'umutekano bose bazinjira igisirikare biringaniye nta kibazo, mu rwego rwo guhanga bizinesi bizakorwe mu buringanire. Ikiremwa muntu kinganya n'ikindi titaye ku bitsina, uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirizwe, abakuze n'abakiri bato. Ni ukuvuga abakiri bato ni uturuda duto tutarafata irangamuntu, tuzakure natwo dutera ikirenge mu cy'abakuru babo, kuko nta mukuru utagira mukuru we. Njye ndi umusaza mukuru w'umuzehe, umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, ndayoka none naje gutera abandi cy'umutwe n'icyo hasi. Ibyo batakoze nze mbikore, kandi rwose isi izishima. Abanyarwanda bazavuga bati Imana yatuzaniye perezida nyaperezida. Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'ukuri. Ujye guhura Barafinda bwa mbere mujya kubana, mwahuriye hehe? Niki kintu cyambere akubwiye mu munsi wa mbere mwahuye? Tujya kubana burya n'Uwiteka yabanje kubitekerezaho. Tubana kujya gutangira kubana nuko twahuriye mu butembere, nyine twabanje no guturana bigeze aho ngaho mu mahanga, hanyuma no gutaha turatahukana. Mbese Barafinda twahujwe n'Uwiteka, ndamubatuye ndabarahiye. Mwahuriye mu misa, mwahuriye agana hehe bwa mbere? twahuriye nyine dutembereye ubwo niho mu bukerarugendo niho twamenyaniye. Ijambo rya mbere kubwiye umunsi wa mbere mwabonanye ni irihe n'ikiryibuka? Yarambwiye ati rwose ndabona uwakataraboneka uri umuntu udasanzwe witonda, kandi nanjye rwose murebye mbona ni umugabo ni umuhungu udasanzwe, umuhungu wuzi ubwenge ukunzwe. Aho twari mu birori nyine nabonaga akunzwe kandi mubonaho ubwitonzi, namukundiye ubwitonzi. We mukibona kubonana ni iki kintu cyiza wamubonyeho cyagukure ku buryo ati uyu ngo ashaka kuzambira umudamu ikizaza? Birumvikana yanitagaho, arafara ambonye nitonda nitwararika ndi wakataraboneka, kuko rabizi nta matelefoni yabagaho. Ahita nyandikira akandiko, noneho ndakabika. Birumvikana umuti waze gukora koko. Impano ya mbere yaguhaye muri mu rukundo mukiri gufiansanya ni iyihe? Nyine yambwiye ko nkunda, arambwira ngo nta wundi akunda ni njye. Niyo mpano birumvikana. Noneho Barafinda yone mwana nakubaza ku rundi ruhande, ubundi Barafinda Sekikubo Fred amazina asobanuye kuri wowe ni mu bisobanuro bwayo? Birumvikana Fred naryiswe hakurya y'amazi magari, ni ukuvuga hakurya y'inyanja nini. Umunsi navukiyeho naboneyeho izuba hano muri Afurika, kuri iyi si, kuri uyu mugabane wa Afurika. Bwije nk'uvuyeho nanone bwira ndi ku wundi mugabane kubera impamvu za politike z'akataraboneka, niko nabisobanura. Kuko birumvikana mama yari umukomando, papa yari umukomando, mvukira ku rugamba, hari ku nzira, hari mu mirwano, intambara ikaze. Noneho aho niho yansize mu giti yakihangana n'abantu, hari mu mirambo myinshi. Noneho umuryango w'abibumbye uhanyuze bahita bantoragura, babona uruhinja ruri mu mirambo bahita bantabara, niko kunjyana bahamagaye mu mahanga. Umwamikazi arababwira uwo mwana mumuzane. Noneho ubwo nanjye nuko nagize amahirwe mva ku mugabane umwe nari navukiyeho, bwira ngeze ku wundi mugabane, nuko nakuriyeyo. Ni nawe wanyise iryo zina rya Fred. Fred biva kuri verb to free, kwibohora, kwisanzura. Noun yayo ni freedom, mu buke mu bwinshi ni freedoms, umudendezo. Bityo rero urumva nimba none bikomoka kuri verb to free, ubwo nukuvuga nge naribohoye.
fled in past tense ya verb to flee. Ubwo naribohoye kera, niyo mpamvu ntagira ibimboha, haba ku mubiri niyo wamboha, Imana yambohora. No mu bwonko naribohoye, mfite umudendezo. Icyo ni kimwe. Barafinda naje kuryitwa nyuma y'imyaka 10 aho bagize igitekerezo mwansubije aho mwanoraguye, kuki buri kanya mpora mbabaza, kuki nsanya mwe musa mutyo kubera iki? Bari baramburiye igisubizo, ariko nyuma kubera nababazaga cyane bahita bankorera umuti, barambwira twagutoraguye ahantu, bambwira inkuru ko yagenze. Noneho biba ngombwa mbabwira ko mwansubiza aho mwantoraguye mugakora iperereza, noneho mukaba mwamenya amakuru. Nabo ntibatinze, nuko bahita banzana. Ntibyatinze nabwo tukoze iperereza tuza kubabona nyuma y'imyaka 6 turahura. Ubwo rero cyari ikirori cy'akataraboneka, kubera bari bafite amavideyo, amafoto y'aho bantoye hose bari barabifotoye, babyerekanye, basanga koko niko byagenze. Ubwo nuko bajya kudupima buri kimwe cyose, basanga ni sawa. Ubwo nuko Barafinda baba bamwise izina Barafinda ryari rya sogokuru. Ubwo rumva bivuga umuntu w'umuhanzi utarahanzweho, uhanga bigafata bigakomera, bikagirira bose umumaro, nta vangura iryo ari ryo ryose. Nicyo Barafinda bisobanura. Sekikubo bisobanura inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora, byanga bikunda agakora umuti kandi akazarinda agera ku cyo ashaka. Bityo mu gihe bikiraho Sekikubo urumva barinyise naryo, bikurikiranye n'iryo rya Barafinda, bakurikije inzira ndende banyuzemo kugira ngo bageraho kumbyara. None tukaburana ku rugamba, kandi ndi uruhinja ntazi kugenda, bayibazaho narigitiye, byarabacyanze. Ariko Imana nyuma y'imyaka 10 yongera ikora umuti, irongerera duhuza noneho nyuma y'imyaka 16 kandi. Ubwo urumva rero Sekikubo yari inzira, bisobanura inzira ndende umuntu w'umugabo anyuramo, byamugora bitamugora, byanga bikunda, ariko akazarinda agera ku cyo ashaka. Niyo mpamvu undi perezida kandida wa Repubulika y'u Rwanda 2017 ku mwanya w'umukandida wigenga, kandi nkaba na perezida wa Ruda ni ishyaka rya politike nyarwanda, bose bakunze. Nari narababwiye ry'ubwiganze riziganza, rizatsinda ku bwiganze. Niyo mpamvu kuba narahiye, niyo mpamvu ubona riganze ku isi, kuko imvugo y'Abaruda niyo ngiro, ni nayo nyakuri, noneho n'uburyohe. Niyo mpamvu tuze gutsinda no guhiga abandi bose, tubatsinda icy'umutwe n'icyo hasi, kandi tubigambiriye. Barafi, umudamu wawe mukiri abasore ujya kumutereta, ninde muntu wenda wakubera umuranga? Ese ne ufata icyemezo cyo kujya ukajya kumubwira yuko umukunda? Ese ntago wenda byigeze bigutonda kubimubwira nkuko wenda abandi basore giye babaho? Nje nari meze nka yari tubanye nka sister and brothers. Ni ukuvuga twe ntabwo byatugoye cyane, ntibyaduhenze. Urumva twagendanaga hamwe, twakorana ibintu bimwe. Ababyeyi bacu bose bari abantu bakataraboneka, nubwo amateka azabisobanura imbere, ubu si ngombwa. Ariko twe nk'uko nari nkunzwe ku rwego mpuzamahanga, urumva aho nageraga babaga banzi, abantu bakomeye mu mahanga muri iyo migabane yo hakurya y'amazi magari hose. Urumva aho nageraga hose barankundaga. Urumva nawe Imana iduhujije, urumva yahise iteraho icyemezo, sinzi nimba cyari cy'Abaruda, tereraho Abaruda n'Abarudakazi, sinakubeshaho, ariko birumvikana yakoze umuti, bimbwira mu nyandiko. Ubwo rwose nanjye ndabizirikana, mba intahemuka, none dukora umuti. Niyo mpamvu ubona Imana yatugororeye ibitsina byombi bingana. Barafinda kikubwira yuko gukunda ashaka kumubana, wabyakiriye ute? Ngewe nabyakiriye neza, kubera ubwenge namubonaga. Kuko burya nge nakuze ndi umunyabwenge, nkundwa nanjye umunyabwenge. Ubwo rero bimbwiye, nabonye ari umuntu udasanzwe uzangirira umumaro, ntago namugoye, naremeye. Ni ikihe kintu utari wibagirwa mu bukwe bwawe na Barafinda gihora mu mutwe wawe utajya ukibagiramo?
no dura bwa mbere tumenyana nyine ambwira ko ankunda. Tiraho kandi bitari ngombwa. Kuri ubu ngubu noneho niki wishimira mu mibanire yawe nawe kuva wenda mwamenya kugeza n'aka kanya mu kibano? Birumvikana twe nuko tutagize imyumvire nk'iyabariya bose ya divorce, ahubwo twagize imyumvire imwe yo kuvuga ko tuzahuza n'abo divorce yahemukiye nabo tubahuze, tuwongere tubahuze babane n'abana babo, kandi abari bamaranye imyaka 10 tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza yo kurwubaka. Bityo rero n'abandi nabo tubashingire, abakobwa n'abahungu b'abanyarwanda nono na East Africa tuzabashingire, na Afrika yose n'isi yose tutsinda divorce byivuye inyuma, tuyitsinde cy'umutwe n'icyo hasi, kuko Imana ntiyabituraze, yatubwiye tuzabane akaramata muri Eden. Urumva natwe kubana kwacu byabaye Eden y'Uwiteka, n'ubukwe twakorewe n'Uwiteka. Birumvikana ubwo bukwe bukorerwa hano ku isi, ubundi tuzabukorera mu ijuru. Yes. Wenda byanze kunze umuntu agira igice cyiza n'igice kibi, niye mico wenda barafinda kuretse ari umusore kuri ubu ngubu uvuga ati ino mico nayo iri mu bintu byankure kugira ngo wenda bitume wenda banabana nawe? Imico nuko yitonda kandi ari inyangamugayo. Kandi ikintu cyo imbere nakubwiye ko nakuruwe n'ubuhanga bwe, kandi nkururwa n'ubunyangamugayo, kandi nkururwa no gukunda abantu atitaye ku nyungu ze, akita ku nyungu zabeshi. Nicyo namukundiye. Bibaho ko umugabo aca inyuma umugore we, uramutse usanze umugabo aca inyuma wabigenza ute? Rwose umugabo wanjye rwose ntago anca inyuma, kandi abikoze namubabarira, kuko namubabarira kuko ku isi nyine bibaho, ariko rero ukanababarira, n'Imana isaba ko tubabarira. Ibyo nta nubwo abinziho, kandi nawe simbi imwe uziho, niyo mpamvu ubona byamubereye akasozi karisimbi kugira ngo akurire abone kuguha igisubizo. Birumvikana. First lady aritonda muri makenewe, na president of Rwanda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Twese turitonda, turi abana beza, abanyarwanda bose, abanyafrika bazafatire kuri urwo ruzitiro tubatuye imibanire myiza ya kuva kare kose yo muri Eden Imana yadusigiye, tuzayisigasire, abana bacu bato bazigana ibyo. Bibaye ngombwa yuko wenda babwira ngo mwimuke mu nzu yanyu ariko mukuremo ikintu kimwe cyonyine, niki kintu wowe wumva watwara? Ikintu kimwe twatwara wenda nk'abo kubati wenda mwimuke mu nzu mujya hanze kukuremo ikintu kimwe ndo bisiga, niki kintu wumva utasigamo watwara kimwe cyonyine? Abana n'abana kuko abana n'undi ntabwo basiga. Ibyo twakuramo twari n'ibitabo byacu. Ibipapuro n'inzandiko zonyine mufite ukomeye cyane mu mitungo umuntu atunze mu nzu? Kuko twe twavutse nta mitungo tuvukanye, kandi ntituzaba nta mitungo tuzagenda twikoreye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, izo mpapuro twasiga tuzihaye abana bacu, tukabaraga amakayi n'inyuguti, none nabo bakazabyandukura, babyandukurira abanyarwanda n'abanyarwandakazi bose, bakazaba abarimu n'abarimukazi mpuzamahanga, bakazigisha abanyarwanda gusoma no kwandika, alphabetization, none bakabigisha inshinga 20,000 namaze kubyandika mu bihe 38 cyangwa 28, none bakazaba abahanga, abanyarwanda bakazabyanduza abanya East Africa bose n'abanyafrika n'isi yose, noneho u Rwanda rukazaba igicumbi cy'abahanga, ntituzabera ruganze. Tugana ku musozo, niki wabwira abakunda umuryango wanyu ndetse n'abantu bose mwaziranye? Icyo nabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu Rwanda,
afurika ku isi yose. Icyo nababwira ni uko bakunda ruda ndayibatuye isi yose, kuko ruda iratekerereza abantu bose ibyiza, kandi nibayihomba rwose yababwiye ko bazahombana, kandi ni ukuri nibayishyigikira kandi bazabona yuko bashyigikiye abantu bakataraboneka, bazishima ubuzima bwabo bwose. Nicyo nabaturaga ku isi. Murakoze cyane. Barafinda nayo dusoza tugana ku musozo, gira wenda ikintu ubwira abantu kiri ku mutima wawe. Banyarwandakazi, banya East Africa n'abanyarwanda baturiye muri ibyo bihugu bya East Africa hose, banyarwanda baturiye muri Afurika hose n'abanyafurika muri rusange, banyarwanda batuye ku isi hose n'abandi baturage bantu kiremwa muntu gituriye ku isi. Ikintu nabifuriza mwese ni amahoro, kandi amahoro niryo soko ry'amahoro. Nimubura amahoro, nihabura amahoro, amahoro nayo azabura. Kandi abantu baharanire amahoro n'urukundo, kuko Yesu Kristo yakoze atya ngo bamubajije mwana w'Imana, mana, bamwe bamwitaga mwana w'Imana, abandi bamwita mana, kutusize mu manegeka y'ubuzima, uzagaruka ryari utujyane? Yabakoreye atya kuko abayuda bari bamuzahaza, abantu mbese bamugiriye nabi, bari bamuzahaza. Abakoreye atya batekereza ko ari bugaruke mu masekonda 2, bategereza baramubura. Ba minota 2 baramubura, amasaha 2 baramubura, iminsi 2 baramubura, ibyumweru 2 baramubura, amezi 2 baramubura, imyaka 2 baramubura, imyaka 20 baramubura, imyaka 200 baramubura, mpaka ejo bundi mu bihumbi 2 bari bamwiteze naho baramubuze. Kubwiye mpamvu ntibamenye icyo yashaka kuvuga. Yababwiraga mbasigiye amahoro n'urukundo, kuko mbonye mwarabibuze, bitari muri mwebwe, nta misemburo yanyu mufite, muzabishakishe mubibone. Nimubibona rero mukabicigatira neza, mukaba mubifite mu mutima wanyu, nanjye nzahita mpasesekara. Niyo mpamvu usanga isaha n'isaha abantu biteze Yesu Kristo na Nabi Muhammad na Buddha, Imana iraje ikora umuti, none abantu bazumirwa. Niyo mpamvu abaruda baje n'idarapo ryabo ry'umubumbe wose. Uyu ni perezida nyaperezida, batazababesha. Idarapo ry'abaruda, urabona ikirangantego cy'abaruda n'umukono wa perezida wa Ruda. Iki nicyo gitabo kisohotse ku isi kiriho n'imikono ya nyiri kucyandika. None idarapo ry'abaruda umubumbe ku isi imeze nk'ingofero ya perezida wa Ruda, n'ukwezi gukuze. Noneho birumvikana n'ikirangantego cy'abaruda cy'umuzenguruko. Kubw'iyo mpamvu rero isi yose mbararikiye kumenya ko Ruda izabarengera ibihe byose, abakuru n'abakiri bato n'abafite ibitsina bariya bahitwa abanyabibiri bagiye babirengagiza ku isi, kandi nabo babaho kuri iyi si, ahubwo ntibigeze batungwa mikoro kugira ngo nabo bisobanure, none bamenye ni bangahe babahe baba ku isi hose. Twabaruda tuze kurengera abantu bose, abakuze n'abakiri bato, abasaza n'abakecuru bageze imyaka 50, bose tuzajya tububakira amazu, abatayafite bazagira amasaziro meza, abana tubigisha amashuri abanza n'ayisumbuye ku buntu, kaminuza tubagabanyirize bose bige, none tubashirire amafaranga ku masoko y'imari, ni masoko mpuzamahanga y'imari n'imigabane. Noneho tubaguriremo imigabane, umubyeyi, leta n'umuterankunga w'imbere mu gihugu n'umuterankunga wo mu mahanga. Noneho dushireho minisiteri ishinzwe konte z'abana mu Rwanda nibageze imyaka 18, hanyuma abana bayigengeho bamaze gufata irangamuntu, none izanababere pasi yabo. Noneho aho ngaho tuzarwanya ubushomeri igihe cyose bihangira imirimo, badafite igishoro cya 6 miliyoni tureke kubasorera. Noneho uzasanga dufite abashoramari benshi, noneho abakozi ari benshi, tugabanya abaryi dufite benshi. Ubu dufite abaryi benshi ariko abakozi ni bake. Muri urwo rwego kugira ngo twongere abakozi, tugiye kurwanya ubushomeri, twongerere abakozi kuva mu rubyiruko bose, tubahe imirimo tuyikureho, kuko ariya ni amapinga ku maguru.
Rwanda ruba umurwa mukuru wa Afurika, naho ubu bwigenge babonye bizihiza ntabwo bwuzuza ubuziranenge, yari amapingo yavuye ku maboko gusa, ariko ku maguru haracyari amapingo, ariyo iyo mipaka muri Afurika hose. Ndaje nyikuremo ndi kumwe n'umurudakazi n'abarudakazi, igihugu turi n'umusago, urumva turi National High Council y'abaruda. Nezo bundi twafashe umwanzuro, ntabwo icyemezo dufashe ni ntabanduka, ndabarahiye tuze gukora umuti w'u Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. Mwese bantu baturiye ku isi, banyamakuru, itangazamakuru, iryandika, iry'amashusho, iry'amajwi, mwese musonze muhishiwe, ejo muzandika amakuru muyatangariza isi mu mbumbe. Bityo rero BTN TV mbaye nyishimiye, kandi rwose ni nomero za perezida wa RUDA ni 0783428622. Mwese muzanyandikire mumbaze, BTN nzabasobanura yari televiziyo nyabaki yakoze umuti, kandi iyo yigereye kuri tele hano ibaza First Lady na perezida wa RUDA. Amahoro, yego amahoro Imana bane kuri twe twese abanyarwanda, abanya East Africa na Africa yose imbumbe, tufatanye urunana dutya, tuzabubakire abakobwa n'abahungu, tubashingire, noneho abamama babanye imyaka 10 tubaha impamyabumenyi ya kaminuza yo kurwubaka, tuzabongera indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga babanye imyaka 20. Abana babo bazigana ibyo. Yego.